Mu gihe cy'intambara ikomeye, Yowabu wari umuyobozi w'ingabo yahawe itegeko n'umwami Dawidi ryo gutegura urupfu rw'umuntu umwe mu bari bari ku rugamba. Igihe Yowabu arishyiraga mu bikorwa, nta gushidikanya nigeze atekereza ko ayo mabwiriza ya cyami yari ashingiye ku irari rya Dawidi ku mugore w'uwo musirikare. Mbere gato y'iki gikorwa cy'uburiganya, umwami Dawidi yari ahagaze wenyine ku gisenge cy'ingoro ye. Bishoboka ko yari gutekereza kuri iyo ntambara. Igihe amaso yarebaga hirya ya Yerusalemu, yabonye ikintu cyamushimishije cyane. Nta kindi rero, ni umugore mwiza cyane wari kwiyuhagira mu bwisho bw'igikari cye. Umutima wa Dawidi watangiye kwihuta, maze abaza uwo mugore uwo ari we. Ko aramusubiza ati, ni Beteshiba, umugore wa Uriya Umuhiti. Dawidi yari azi neza Uriya. Yari umusirikare w'intwari wari umaze imyaka myinshi amukorera neza. Ariko nubwo Uriya yari indahemuka, ibyo ntibyabujije Dawidi kugerageza kumwica no guhindura ubuzima bw'umugore we inkuru y'akababaro. Iyi nkuru rero ni inkuru iboneka muri Bibiliya ya Beteshiba, icyaha gikomeye cyane Dawidi yakoze. Igihe Dawidi yarafashwe n'ubwiza bwa Beteshiba, umugabo we Uriya yari ku murongo w'imbere ku rugamba arwana n'Abamoni ugota mu mujyi wa Raba. Uriya ntiyari umusirikare usanzwe, yari umwe mu bagabo b'intwari ba Dawidi. Akaba yari no mu itsinda ry'abarwanyi b'indashyikirwa bamukoreraga kuva kera na mbere y'uko aza kuba umwami, ndetse bamuherekezaga igihe cyose yabaga ari guhunga umwami Sawuli. Ku munsi wari wose rero ku itegeko rya Yowabu, Uriya yakoraga inshingano z'umwami we. Ntiyari azi ko umugore we Beteshiba nawe yari yakiriye itegeko riturutse ku mwami, ariko mu mpamvu zitandukanye n'izo we yari arimo. Beteshiba yakiriye ubutumire bwa Dawidi bwo kuza mu ngoro. Mu mutima we ashobora kuba yaratekereje ko ari amakuru ajyanye n'umugabo we, ariko ageze mu ngoro byahise bigaragara ko atari byo. Ntiyajyanye mu cyumba cy'imbere cyangwa se mu cyumba cy'intebe y'ubwami, ahubwo yajyanywe n'ahandi hantu hihariye cyane. Yari yahamagawe kugira ngo ahaze irari ry'umwami. Beteshiba yarabyemeye. Umuntu yakwibaza icyari kiri mu mutima we icyo gihe. Ese yigeze atekereza kwanga? Ariko se yakwanga ate umwami afite ububasha ku buzima bwe? Cyangwa se ntiyari igishuko? Wenda yishimiye amahirwe yo kugera ku bukire n'ubutegetsi? Ibyo ni ibintu byose abantu benshi bakibaza. Byanditswe rero ntibivuga ibintu byose kuri ino nkuru, kandi ntibitanga igisubizo cyose, cyangwa se igisubizo cyuzuye kijyanye n'ibitekerezo bya Beteshiba cyangwa se ibyo Beteshiba yatekerezaga ku giti cye. Icyo tuzi gusa nuko mu bwihisho bw'icyumba cye, umwami Dawidi yateye imbuto y'umwijima mu nda ya Beteshiba. Imbuto yari igiye kuvamo akaga gakomeye cyane. Beteshiba yohereje ubutumwa bugira buti, mfite inda. Bishoboka ko Dawidi amaze kwakira ubu butumwa, umutima we wakubise cyane kubera ubwoba n'ingaruka zikomeye cyane zishobora kuvamo. Umwami wakoze ubusambanyi n'umugore w'umusirikare w'inyangamugayo ntiyari akwiye gukomeza kugirirwa icyizere. Iyo nkuru rero yari gutuma ubutegetsi bwe buhungabana. Dawidi yahise ategura umugambi mubi. Niba Uriya yagaruka iwe akaryamana n'umugore we wa Beteshiba, abantu bose bazatekereza ko umwana ari uwe. Nicyo kintu cya mbere Dawidi yatekereje. Atekereje kuzana Uriya kugira ngo aryamane n'umugore, kugira ngo abantu bose bazatekereze ko uno mwana wavutse ari umwana wa Uriya. Nibyo abantu benshi bakunze gukora. Usanga umuntu yakoze icyaha ariko ashatse ubundi buryo bwo gukemuramo kino cyaha, nyamara gusa ntabwo ari bwo buryo buba bukwiye. Uraza kugera bisobanukirwa ku byabaye kuri Dawidi nyuma y'uko ishakira igisubizo. Nuko Dawidi aravuga ati, munzanire Uriya Umuhiti. Dawidi ategeka Yowabu. Uriya ageze mu ngoro, Dawidi yamwakiriye nk'aho ashishikajwe n'amakuru y'urugamba. Yamubajije ibya Yowabu n'ingabo, ariko icyo Dawidi yashakaga ni uko Uriya ajya iwe ku mugore we Beteshiba. Dawidi aramubwira ati, warwanye neza, subira iwawe uruhuke. Ariko ubudahemuka bwa Uriya ntibwigeze bunyeganyega. Yarasubije ati, isanduku y'Imana n'Abisirayeli n'Abayuda bari mu mahema, n'umuyobozi wanjye Yowabu n'ingabo z'umwami bari mu rugamba. Nshobora ne kujya mu rugo rwanjye nkaryama, nkanywa kandi nkaryamana n'umugore wanjye? Ndahiriye ko ntazabikora. Uriya yaraye ku irembo ry'ingoro hamwe n'abagaragu b'umwami. Dawidi yabonye umugambi we ugenda usenyuka. Arongera aragerageza. Yahaye Uriya inzoga nyinshi kugira ngo asinde ajye iwe. Ariko nubwo yari yanyoye vino, Uriya yongeye kurara hamwe n'abagaragu b'umwami. Ubwoba bwiyongereye ku mutima wa Dawidi. Umutima utera cyane bitewe n'uko imigambi cyangwa se ibyo yari atekereje imbere byose byari byanze. Icyaha cye cyari kigiye kuba cyamenyekana cyane. Dawidi yahise afata icyemezo gikomeye cyane. Hagati y'ubwami bwe n'ubuzima bw'uwo musirikare hagomba kuba hasigara ikintu kimwe. Kandi Dawidi turabizi nk'uko inyokomuntu iteye, byari bigoranye ko yakemera kureka ubwami, ko yakemera ko icyaha yakoze kijya ku mugaragaro. Yanditse ubutumwa abushyira mu ibaruwa igenewe Yowabu.
maze ategeka Uriya kubajyana ku rugamba. Uriya yitwaje iyo baruwa atazi ko urupfu rwe ari we urutwaye mu ntoki. Yatwaye iyo baruwa atayisomye kugira ngo amenye ikirimo, aragenda iyo baruwa neza ayihereza Yowabu. Yowabu amaze kuyisoma yasomye amabwiriza akomeye. Amabwiriza agira ati: mushyire Uriya aho urugamba rukomeye cyane, maze muzamuvireho kugira ngo yicwe. Bisobanuye ko Dawidi yari agambaniye Uriya neza, yirengagije ko yari umuntu ukomeye cyane mu gisirikare kandi ari umuntu abanye nawe mu bihe bya kera, biteye neza byose biturutse ku cyaha yakoze ku giti cye, bigatuma ubuzima bw'umuntu witwa Uriya bwose bujya hasi. Ku rukuta rw'umujyi wa Raba aho Abamoni bari bihishe, Yowabu yashyize Uriya ahantu habi cyane. Igihe urugamba rwari rukomeye, Yowabu yahaye ingabo ze ikimenyetso cyo gusubira inyuma. Abasirikare bose basubiye inyuma uretse Uriya. Asigaye wenyine, amarembo y'umujyi yarafunguwe, maze abarwanyi ba Amoni barasohoka bamugabaho igitero gikomeye cyane. Uriya yarwanye ashize amanga nk'intwari nk'uko ubundi yari asanzwe abiziho, ariko yari wenyine kandi uburiganya bwari bwamaze kumugeraho. Amaherezo Uriya Umuhiti wari umaze imyaka akorera umwami w'umudahemuka yapfuye uwo munsi, atigeze amenya impamvu nyakuri yatumye atereranwa ku rugamba. Tekereza nawe iyo shusho, kuba ari ku rugamba urwana n'abandi bantu ukabona bose bagutereranye, ugasanga uri kurwana wenyine utazi n'impamvu yabiteye. Yerusalemu, Dawidi yakiriye ubutumwa buvuye kuri Yowabu bumubwira ko urugamba rwananiwe kandi abantu benshi bapfuye harimo na Uriya. Dawidi aramusubiza ati: ntukagire agahinda kuko inkota irya bose. Bishaka kuvuga ko Dawidi ashaka kwijijisha ngo yerekane ko ibyo byose byabaye nta ruhara bifitemo. Ariko kuri Batishiba iyo nkuru yari akababaro gakomeye cyane. Yararize, ararira cyane kubera ko umugabo yari yapfuye. Igihe rero cyo kumurira cyangiye, Dawidi yamujyanye mu ngoro maze amugira umugore we. Nyuma Batishiba abyara umuhungu. Dawidi yatekereje ko ikibazo kirangiye, ariko mu by'ukuri nibwo ibyago byari bitangiye. Umuhanuzi Natani yaje mu ngoro afite ubutumwa buvuye ku Mana. Yabwiye Dawidi inkuru. Natani yaraje abwira Dawidi inkuru ikubiyemo bya bindi byose yakoze. Inkuru yagiraga iti: hari umukire ufite intama nyinshi, ariko aho gutanga iye afata intama imwe rukumbi y'umukene arayitanga. Dawidi ararakara cyane ati: uwakoze ibyo akwiye gupfa. Natani aramureba ati: uwo muntu ni wowe. Natani yamusobanuriye icyaha cye, arimo gufata umugore wa Uriya, gutegura urupfu rwe, hanyuma atangaza igihano cy'Imana. Iki gihano nta kindi rero kiravuga ngo inkota ntizigera iva mu muryango wa Dawidi, kandi umwana wa Batishiba azapfa. Dawidi yemeye icyaha cye ati: nacumuye ku Uwiteka. Yarapfukamye asaba imbabazi, yirije ubusa, aryama hasi asenga asabira uwo mwana utagira icyaha. Inkuru ya Dawidi rero hanibera inkuru nziza kuri twebwe. Yakoze icyaha nk'uko abantu bose babikora, ariko Dawidi tubonye ko yasabye imbabazi, yemeye icyaha yakoze maze asaba imbabazi. Ariko umwana yarapfuye nyuma y'uko Dawidi yirije ubusa agakora n'ibi byose. Umwana yarapfuye kuko ryari itegeko ry'Imana. Dawidi yarababaye cyane, ariko yemera ibyamubayeho. Yahumurije Batishiba maze agaruka ku nshingano z'ubwami. Nubwo ibi byari iherezo ry'akababaro kamwe, byari intangiriro y'ibibazo byinshi mu muryango wa Dawidi. Batishiba nyuma yaje kugira ijambo rikomeye cyane mu ngoro, kandi yaje gutuma umuhungu we Salomo aba umwami asimbura Dawidi, cy'umuryango ukomeza gutegeka. Nubwo umugabo we yarapfuye, ariko umwana we yabyaranye na Dawidi yaje kuba umwami ukomeye cyane. Ariko ku bana ba Dawidi, ingaruka z'urupfu rwa Uriya zakomeje kugenda zibakurikirana. Inkuru twagiye tuyumvamo byinshi, twumvishemo ukuntu Dawidi yaguye mu cyaha n'ukuntu yasabye imbabazi. Biraza kutwigisha natwe ko nubwo twagwa mu cyaha cyangwa se nubwo twakora amakosa atandukanye, twajya imbere y'Imana tugasaba imbabazi kugira ngo tuzi kubabarirwa bya byaha byose twakoze. Reka rero ngushimire twabangiye ugutegure byinshi kuri ino nkuru. Nitwa Ngabo Intwari Kati. Niba utarakora subscribe uze kuyikora kugira ngo uzajye ubana natwe mu nkuru zitandukanye zose tuzajya tukugezaho zo muri Bibiliya. Naho ubundi rero, hasta la vista.